akabwira nti nugira ibindi bintu binyuranye no kwera kw'Imana azaba ari ibyawe kuko zahagarara imbere y'intebe y'imanza ndahari nanjye nzahahagarara udahari mu gihe cyo kuzamuka kw'itorero ntabwo Imana izahamagara amafamiye ngo Pastor Kaneziyo ngo n'abana be tuti preza tumusanganire oya azahamagara Kaneziyo mu izina rye ahamagara abanje mu mazina yabo tujye kumusanganira dukurikije uko twabyizeye naho ubundi umwana ashobora kubenguka igipagano sibye n'ubwisilamu ashobora no kujya mu idini ya gihanga ashobora no kuyoboka ibindi bintu icyo akunze ni umugabo ngibyo by'umukobwa warumbajije naho iby'Imana byo ngo bizaba biza hanyuma ibyo kuvuga ngo Imana ya data ngo ibyo yambwiye ngo Kristo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo nubwo abisilamu batabivuga gutyo bagira ngo Imana ndibyarwa ngo ntigira umwana ariko twe tukemera mu gikirisitu ko Imana ifite umwana umwe w'ikinege witwa Yesu ariwe wahaye abantu agakiza tukemera igitambo yatambye tukemera agakiza ke tukemera uko azagaruka tukemera ko ari uzatujyana mu ijuru kuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo niba ari umwana wanjye agiye mu batemera gutyo urumva yataniye kurushaho kuvuga rero ngo mushyigikire wenda n'abanyumva b'abakristo bari hano twagufata nyine nk'umuntu unaniye itorero nk'umuntu wivumbuye mu bya Kristo ye iyo tuvuga gukizwa ubundi bivugwa mu buryo bwinshi ndetse n'abatari mu by'iyobokamana iryo jambo hari igihe barikoresha ku iki gihugu cyabonye agakiza kubera umuntu wagikijije ngo ubwoko runaka ishyanga runaka abo mu gihugu cy'ibunaka babonye agakiza ijambo agakiza rero nuko hari ibyago ubuvuyemo hari ishyano ubuvuyemo ubutarutse noneho ukinjira mu bindi bintu ukavuga uti aho ndarokotse ndakize noneho rero agakiza mushaka kubazaho kerekeranye no gukizwa ibyaha ubwo ndumva ariho mwerekeza na agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu ko gakiza rero tugahabwa nyine n'ijambo ry'Imana twagize amahirwe natwe nk'abanyarwanda tuvukira mu gihugu kirimo agakiza kuko hari abandi babayeho mu binyejana byatambutse iby'agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu bitaratangira kuvuga kuko nta handi hera hirabura washakira iryo jambo ry'agakiza ko mu byerekeranye n'iyobokamana utabinyujije muri Kristo Yesu kuko Bibiliya yose uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe iturangira yuko nubwo n'abambere batubanjirije Yesu ataraza gukora umurimo we hano ku isi dore ko yahozeho mbere na mbere ntabwo atangira kuba ejo bundi yambara umubiri avukira mu nda ya Mariya ahubwo yatangiye mbere na mbere yahoranye n'Imana nicyo gituma abantu bamwe bagira bati ibyo bintu by'ubukristo biraducanga yatabyakiriye yibaza ubumana bwa data wa twese akibaza ibya Yesu Kristo ngo nawe ni Imana bakongera ngo akitwa umwana w'Imana ayo nama yobera amatagatifu ko padiri yavuze noneho rero ibyerekeranye rero no gukizwa tumaze kumenya Imana tumaze agakiza kamaze kuba mu gihugu cyacu ntarko abanyarwanda twarakijijwe abanyarwanda barakijijwe guhera mu kinyejana mu ntango y'ikinyejana cya 20 niho ubutumwa bwiza bwatumanukiye buzanwe n'ababanje kububona nguko Yesu yari yarabivuze ari Yerusalemu agira ati ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa amahanga yose twe rero byaratinze biragenda bimara ibinyejana 19 byose bitaratugeraho ariko Imana ishimwe ko narko abanyarwanda ubu tuvuga iby'agakiza nabijijisha nyine ngo wapi ngo nta wakizwa nuko bibananira ariko agakiza karahari n'uyu munsi nuko babarirwa ibyaha muri make nubwo mbanje kunyura iyo hose ariko gukizwa nuko babarirwa ibyaha kandi ubibabarirwa ari uko wisunze Kristo Yesu n'amaraso ye kugira ngo ushobore kwezwa no gutungana mikoro muyigumane bivuze ngo nta muntu ushobora gukizwa se atizeye Yesu ninde se wamukiza ko Yesu ari we wenyine utanga agakiza icyakora abantu bashobora kuba ba mico myiza n'ubu tugira abantu benshi badukorera ibikorwa by'indashyikirwa ukaba wagira ngo barakijijwe ariko iyo atabinyujije muri Kristo Yesu aba ari ubumuntu busanzwe hari ikintu kirwa ubumuntu abantu bagira
ibyo rero ntiwabyitiranya n'agakiza. hari abantu rwose bashora imari yabo mu bikorwa by'ubugiraneza. Narwe tujya tunabyumva no mu gihugu cyacu tugira mwene abo bagira neza. Hari n'abagira neza bagirira neza ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, ariko abo ntiwahera ko ubashyira mu gitabo cy'abanyagakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Icyo akora bashoboye kwakira umwami Yesu byaba ari akarusho. Aho niho Yesu yavuze ngo ufite azongererwa. Icyo bafite cy'umuntu bwiza cy'ubunyangamugayo cyo kuba ari abantu babagira neza, iyo bikubitiyeho no kwizera Yesu birushaho kuba byiza cyane. Bise nunguka igitekerezo kugeza ubu noneho hari abantu bakunze kuvuga ngo yewe ngo abakristo bari abakera, gakiza kari akakera, ubu kuri ubu ngubu abakristo baracyariho nkuko mbere byari bimeze. Bazabaho inkuba zikubita, bazabaho imirabyirabya, bazabaho abagome bari kugoma, bazabaho igihe cyose. N'ubu rero barahari nge senya nkunda kugendera mu bikabyo nk'ibyo ngo wapingo kera ngo niho abantu ngo bari bakijijwe ngo naho ngo agakiza ko ubu ni pirate. Abantu bavuga gutyo ni abana mu by'agakiza, kuko buryo ufite agakiza we ubwe arimenya kandi n'Imana ikabiramuzi. Nta n'uwakwitiranye cyangwa ngo akekeranye ngo niba mfite agakiza ngo sinamenye. Oya, umuntu arimenya, amenya igihe yahuriye n'agakiza, amenya igihe Yesu yinjiye mu bugingo bwe, amenya igihe yahereye agaciro ijambo ry'Imana, amenya n'igihe yateshutse akarireka cyangwa akareka nyine iby'agakiza. Ibyo ngibyo umuntu wese arabimenya, kuko ndituremye nk'inka, ndituremye bunyamaswa, turi abantu bazima bafite ibitekerezo. Ikigora gusa cya mbere ni ukwinjiramo bwa mbere. Niho hagora abantu benshi, kuko barabyitiranya, batubanza ari iby'amadini adushukisha, ubanza atari byo. Ariko iyo umuntu agize amahirwe akinjiramo, Yesu nawe akamwinjiramo, ibindi byose asigara akora abikora azi neza yuko agomye cyangwa yuko yabigumye mu bya bindi yakiriye. Mu kibazo rero mwari mubajije cyiza cy'ingirakamaro gikwiye no gukura abantu ndetse mu rujijo rw'abantu baza baca abandi intege ngo wapi mwebwe ndi mwirate, ngo abasore bundi mugikizwa, ngo abakobwa bo nta kigenda, ngo abagabo ngo bari abakera, ngo abagore bundi mukatwirateho, ngo agakiza nta kariho. Ibyo nugukabye. Nuhura na mwene abo ngabo ugafite tibakaguca intege. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora. Au passé, au présent, au futur. Mu ndimi z'amahanga, mu gihe cyashize, muri kino n'ikizaza, uko Yesu yarari tahindurwa n'ibihe. Nabe rero bazakomeza bagendera mu uwo murongo wo kudahindagurwa n'ibihe. Ukizwe utunze amafaranga make, utagira na makeya, ukazagira menshi, ukazagirana menshi cyane kandi ukagumana agakiza. Cyo ngakundira ntawe kavuga ngo wowe ntukarenge aha ku rwego rwo guhaha ngo utazica agakiza. Ibyo nanone n'ubwana mu gakiza. Hari abantu bibwira ngo nta bakungu, nta bakire, nta banyemari ngo bazahabona Imana, ngo ibyisi biba byarabatwaye, kubera ko abona wenda akennye atazi no guhaha cyangwa atagira gute. Ariko uko abanyabyaha b'abakire bakora ibyaha, niko naba bakene kugera no kubatindi nabo babikora. Ni nako no mu gakiza bigenda. Murakoze. Ko bavuga ngo hahirwa abakene mu mitima, ubwo cyangwa se ngo hahirwa abakene, abantu bakize ntabwo baba ari abapagani. Unyibukije ikibazo kimwe kinakomeye. Hari abantu bajya bumva iriya vanjiri y'umukungu na Lazaro yo muri Luka ibice 16 guhera ku murongo wa 19, noneho bakavuga ukuntu nyamutunzi ngo yageze kuzima akababazwa cyane, ngo akanasaba Aburahamu ngo amuhe kutuzi, ngo bakamuhakanira. Ubwo bagahita binjira hero, babona ngo ko Lazaro we yari umuntu w'umutindo urwaye n'ibisebe, wari uguwe nabi, ngo warajyanwa muri paradizo mu gituza cya Aburahamu. Batubwa abakene twese, bagahita bikarasa aho ngaho bati turi bene wabo na Lazaro shenge. Buriya ndetse ubwo twebwe twababajwe mu isi tutagira n'urufaranga, ijuru ni iryacu. Abo rero njya mbaseka cyane. Noneho bakanavuga ati bariya bakire mubona ngo nimusange nyamutunzi wanyu kuzimu. Ariko mu by'ukuri ibyo ni ibitekerezo bipfuye. Dufite abakire benshi, hari abonzi n'abo ntazi, kandi batunze agakiza gashyitsi, bakorera Imana.
dufite n'abakene na nyakujya bakora ibyaha shaho, ugasanga baratebeye, ugasanga rwose bagize ubukene, bagize ingorane, bagize ubuswa n'ubujiji, noneho bageretseho nuko abanyabyaha babuze byose. Ibyo rero ahubwo wagira ubwenge yakwerekera mu gakiza, yaba umukire yaba umukene, nibyo byafasha umuntu kugira ngo dutunge imitima y'ubwenge, kugira ngo dutunge imitima y'ubwenge. Ariko kugeza ubu ngubu ugiye uganira n'abantu benshi cyangwa se n'inzira zigiye zitandukanye, kuze gusanga abantu benshi amadini nayo akuze gutera urujijo cyane cyane mu bintu bijyanye n'agakiza. Ubundi umuntu akizwa ari muri hedini. Murakoze cyane. Ubwo umwami Yesu Kristo yari muri iyi si, ndetse n'abigishwa be bakurikiyeho les apôtres n'abandi basimbuye intumwa abo twita les pères de l'église mu kinyejana cya mbere, intumwa zimaze gucyura igihe zirangije urugendo rwazo, hari abagiye bazisimbura uko ibihe byagiye bisimburana kugeza n'uyu munsi. Nariko turi intumwa z'Imana, yego nubwo hari abavuga ngo nibo ntumwa cyane, ariko umuntu wese ukorera Imana, nawe utari pastor, iyo ufashe Bibiliya ukajya guhugura abantu ukababwira amagambo yubaka, nawe ubusimbuye za ntumwa, kuko ijambo ry'Imana n'uruhererekane uhereye kera kose. Ubwo rero ibyerekeranye no kuvuga ngo byagenze gute, ngo intumwa z'Imana ngo zari za kera, ngo naho ubu ngubu ngo idini ngo umuntu yakirizwamo ngo ni irihe, mu by'ukuri ngiye kwihandagaza nkavuga ngo iryacu niryo ryiza ngo kurusha yandi yose. Yego ngo singize ntwarashe abanzizi wabo, ariko si ukuvuga ngo abakijwe bose ngo nibagombe babe mu idini runaka. Ahubwo rimwe na rimwe abanyedini kugira ngo barusheho gukaza umurego wo gushaka abayoboke, batangira kubwira abantu ko ibyaba ari byo byiza, ko kiliziya ari imwe gusa itunganye, ko abayirimo ari bo ntungane. Undi akavuga ati reka da mwarabivanze, ahubwo abaprotestanti niho intungane zibarizwa. Abaprotestanti nabo bakagenda bica nk'udupande, bati ibyacu Maranatha nibyo by'ingenzi. Abo muri Restoration bati twebwe turavuguruye, turi itorero ry'ihemburo. Abandi bati wapi zayo ni tampo niyo y'ukuri. Umudivantiste ati reka da mwese mwarabivanze, ijuru ni iry'abantu bahiriza isabato y'umunsi wa karindwi. Imana y'ibirebe iri mu ijuru navuga ngo irumirwa, nuko itumirwa kimwe natwe, ariko ishobora nayo kubiseka. Mwabo bose mvuze n'abandi ndavuze barimo witwa itorero ry'Imana, ari byo bita Eglise Universelle. Iryo torero nturishakira mu idini runaka, ahubwo abari mu idini barimo abantu bahishwe bitwa itorero, bahishwe mwayo madini yose. Dupfa kuba duhuriye ku kintu kimwe gusa kitwa Christianisme, twemera igitambo Kristo yatanze cy'amaraso ye ku musaraba, agapfa gahambwa akazuka. Abo duhuriyeho kubyemera gutyo turimo umugeni wa Kristo. Bazava mwayo madini yose. Hari umurinzi yavuze ngo bazava mu nyanja zose, bave mu byago byose, bave mu misozi no mu mataba. Yanavugaga n'amadini bazavamwo, noneho bagera imbere y'Imana bahabwa ingororano. Ntabwo rero nta mwanya Imana ifite mu gihe cyo guhamagara abantu ngo bayisange, ngo abadive ngo prezamensiye, ngo abaporo ngo prezamensiye, ngo abakatolika ngo oya. Izahamagara ngo abari muri Kristo Yesu mwese mwatunganije ibyo mwasabwaga na Bibiliya, muzamuke muze kunsanganira. Bazavaho hose, na bamwe twahinyuraga wenda ngo ntibakizwa neza, uzatangara ubonye munyanyagira ikirere muzamuka gusanganira Kristo. Ubwo byo bintu simbisobanuye cyane. No kugeza urubyiruko cyane cyane ngo rukunze kugwa mu mutego wo kutamenya gutandukanya by'umwariko inzira bagomba kuyoboka. Hano ugasanga umuntu aravuga ati runaka arakijijwe, ariko ugasanga ni pastori, umwana we wenda n'urugero nta nayoboka idini nawe asengeramo, afite wenda imyizerere y'itandukanye. Cyo kunze gusanga mu madini menshi umupastori abana be batamuyoboka inzira yanyuzemo. Bishobora guterwa burya abantu baca umugani ngo kami ka muntu ni umutima we. Tubyara umubiri ariko ntitubyara umutima. Kuvuka ubwa kabiri bikorwa n'ijambo ry'Imana hakoreshejwe umwuka wera w'Imana ufasha abantu. Noneho rero kuba umwana wa pastori cyangwa w'umukirisitu ukomeye mu itorero adashobora kuyoboka idini ya se, ubu natwe
tubyiruka ntabwo twagumye mu madini ya ba data, hari ayo twabyirukiyemo tuza gusanga bitari guhura neza nuko ijambo ry'Imana twasomye ryatubwiye. Kujijuka kw'abantu nabyo byatumye bava mu kigari cyo gupfa kugenda gusaba uko biboneye. Nicyo gituma rero nshobora gukunda idini, ariko umwana wanjye wakazareba kuko nawe ni umuntu wigenga kandi simbangamira uburenganzira bwe. Namubwira ibyiza by'idini ndimo, kamubwira iby'agakiza nariboneyemo, yankundira akayoboka, tukajyana tugakorana, kuko nubundi nta mana yindi ya kabiri abagiye gusanga aho agiye. Ariko abona rwose nyunguna no kubibwira n'urubyiruko n'abana banyinya mbibabwira, niba mubona shahu naribeshye mukabona yuko ibintu nayobotse bitazabahesha kubona Imana, mukahari ibindi mwabonye byabahesha gukunda Imana cyane kurushaho, ngaho nimukurikire. Barabibuze rero, turi kumwe nabo kandi n'abandi benshi nubwo bivuga gutyo. Ndimukabone n'umuntu umwe wananiranye, usasanga n'umwana w'umupastor ari kunywa urumogi, usasanga n'abandi bakoresha ibindi biyobyabwenge, usange n'abandi bantu rwose begereye cyane idini ryabo, ariko ubone abana babo batabyegereye n'abavandimwe babo. Mu idini rero kimwe no mu gakiza ntawe uhata abantu uhereye no ku bana be, meme n'umugore wawe n'umugabo wawe ntiwamuhata kumera nkawe, ahubwo wamusengera. Wawe warayobotse neza nawe akayoboka. Ubuse ufite umwana w'umukobwa akakubwira ko agiye kurongorwa n'umuhungu w'Umusilamu, wamureka akagenda? Ubundi ntibagenda tubishaka, kandi sinanamwica, sinanamukubita, sinagira gute. Nawe ni ikiremwa cyigenga, agenda nk'unaniye nyine, kunaniye umuryango. Icyo akora imyizerere agiyemo yabidahura n'ubukirisitu, icyo gihe twebwe hari ibyo twita gutenga umuntu. Burya gutenga umuntu bihera no mu muryango. Nje nkunda no kubibwira abantu nyine banjye, kabwira nti nugira ibindi bintu binyuranye no kwera kw'Imana, azaba ari ibyawe, kuko zahagarara imbere y'intebe y'Imanza ndahari, nanjye nzahahagarara udahari. Mu gihe cyo kuzamuka kw'itorero ntabwo Imana izahamagara amafamiye ngo Pastor Kaneziyo ngo n'abana be tuti preza tumusanganire. Oya, azahamagara Kaneziyo mu izina rye, ahamagara abanjye mu mazina yabo, tujye kumusanganira dukurikije uko twabyizeye. Naho ubundi umwana ashobora kubenguka igipagano, sibye n'ubwisilamu, ashobora no kujya mu idini ya gihanga, ashobora no kuyoboka ibindi bintu. Icyo akunze ni umugabo, nk'ibyo by'umukobwa warumbajije. Naho iby'Imana byo ngo bizaba biza hanyuma, ibyo kuvuga ngo Imana ya data, ngo ibyo yambwiye ngo Kristo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nubwo abisilamu batabivuga gutyo, bagira ngo Imana ntibyarwa, ngo ntigira umwana, ariko twe tukemera mu gikirisitu ko Imana ifite umwana umwe w'ikinege witwa Yesu, ariwe wahaye abantu agakiza. Tukemera igitambo yatambye, tukemera agakiza ke, tukemera uko azagaruka, tukemera ko ari uzatujyana mu ijuru, kuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Niba ari umwana wanjye agiye mu batemera gutyo, urumva yataniye kurushaho. Kuvuga rero ngo mushyigikire, wenda n'abanyumva b'abakristo bari hano, twagufata nyine nk'umuntu unaniye itorero, nk'umuntu wivumbuye mu bya Kristo Yesu, ariko ntabwo wagenda tuvuga ngo ugende tuguha amashyi tugukurikiye inzira yose, ngo ubwo urayobotse nta kundi byamera, ngo Imana izirobanurira intore zayo bigeze mu rupfu. Ese ubwo bukwe wabutaha? Umukobwa wawe yashingiye mu idini runaka ry'Abasilamu cyangwa se by'abantu mutari muri mu nzira imwe mu by'imyemerere, none uwo mukobwa wawe nyirizina urahahagarara, uraderega undi muntu akajyayo, ubundi bigenda bite? Nge kuko bitarambaho ntabwo navuga ngo nabigenje niki. Bikubayeho? Bimbayeho rero nasenga Imana umwuka wera yanyobora uko mbyitwaramo, kugira ngo ntaza gutanga icyuho nk'umupastori, nk'umukirisitu muzima, bagire n'abandi bajya barundumukira mu bintu bitemera Kristo Yesu, birwaje ko Kaneziyo nawe babonye yabihaye amashyi n'impundu. Ebwo rero muri conscience yanjye, mu mutima nama wanjye, mfite uko nabyitwaramo. Kandi kubitangaza nonaha ntabwo byoroshye, kubera yuko buriya iyo abantu bateze amatwi bumva ikiganiro nk'iki, baba bari bafite imyumvire itandukanye. Ariko ungishije inama uti ngirware mundi, nakugira inama yo kubigendera kure rwose,
kuko Imana yabwiye Abisiraheli ngo umwana wawe nasenga ibigirwamana cyangwa akaba umuhanuzi w'ibinyoma ngo aba ari wowe wa mbere yuko rubanda rundi ruzi ngo icyo gihe babicishaga amabuye ngo aba ari wowe wa mbere niba bikozwe n'umugore wawe cyangwa n'umwana wawe igihe bagiye gukora ibihano by'abasenze ibigirwamana by'abataye umuco wo kwemera iyobokamana na Kristo Yesu. Muri iki gihe niko byitwa, icyo gihe yari Imana nyine Yesu yari ataravugwa kuko yari atarambara umubiri. Bivuga ngo ukuboko kwawe wowe nyir'umuntu ngo aba ariko kubo kwa mbere ko kumubanzi buye rya mbere ngo abandi bajye bakurikiraho. Ibyo rero bisaba ubuharamagara butagatifu kugira ngo witandukanye n'uwawe wagutukiye Imana, wagiye guhakana ibyo mwemeraga. Ni ukuvuga ngo nawe umushyigikiye uba wifatanyije nawe kuvuga ngo burya bya bintu bya Yesu byari reja ntibifashe, dore na wa mupastori, dore na wa mukristo ukomeye reka yabigiyemo ngo umwana we ntagiye gupfata rongo. Asanga rero ari ikibazo. Tugarutse ku ngingo yacu y'agakiza twaganiragaho noneho kugeza ubu nka message nk'umuntu message kandi ukuze wagira urubyiruko wabwira abakiri bato bakwiye kwigengesera no kubahiriza mu nzira z'agakiza n'iyi. Icyambere buriya ni ukukomeza kuba hafi y'ijambo ry'Imana. Urubyiruko rw'ubu ntirusoma Bibiliya. Ngewe nkiri umusore nakunze Bibiliya kuko Bibiliya yambereye inshuti, nayifashe nk'akanwa k'Imana tuganiriramo nayo. Urukundo nayikunze rwatumye nyisoma ngatangira ku murongo wa mbere w'igice cya mbere cy'itangiriro nkayisoma nkageza ku murongo wa nyuma w'igitabo cy'ibyahishuwe. Ibitabo 66 byose ndabirangiza ndataruka igitabo na kimwe. Ibyo mbikora inshuro 3 mu gihe cyanjye cy'ubuto bwanjye. Bibiliya nayisomye inshuro 3 nyirangiza. Naje kugira amahirwe rero njya no kuyiga. Pawulo yaravuze ngo twiga hagace ntakagira umuntu gushuka ngo yize Bibiliya ngo ubwo arayize, kuko n'abahanga n'abadogitera teology hari igihe umubaza ikibazo gito kavuga ngo icyo tuzakimenya tugeze mu ijuru. Uwa bari umusaje, abari umuntu uzi Imana yariyo, uzi Bibiliya icyo ari cyo. Si igitabo umuntu yiga ngo adeshifre none havuge ngo ndayize ngize kaminuza ngize dogitora muri yo ngo ubwo rero ndayimenye. No, Imana ni umuhanga, n'igitabo cyayo nacyo ni igitabo cy'abahanga tugenda tumenya hagace. Naje kugira amahirwe rero yo kwiga Bibiliya imyaka 6 kubera n'urukundo nayikundaga. Navuga ngo nayiganye uburoho nshaka nyine kumenya bimwe mu byo ntarinzi, kandi ibyo namenye mu bito bikeya byangiriye umumaro, bigirira n'abandi umumaro. Ibyo nayimenyeho nuko kuyisoma ntarajya no kuyiga, ntaranahamagarwa imirimo yo mu itorero. N'ubundi nakundaga Bibiliya, ngira ngo ni naho abayobozi bambanjirije bahere bagira bati uyu mwana ukunda Bibiliya gutya. Najya no gusobanurira abantu ijambo bakabona ndarisobanura. Urubyiruko rw'ubundi kujya rwose mbona sinzi uko rumeze, ntabwo usanga rufite umwanya wo kugira inyota yo gusangiza abandi ijambo ry'Imana basomye. Ugasanga rero rimwe na rimwe biraterwa n'intege nke, n'ubunebwe, n'ubute, bafite ibindi byinshi bahugiweho, kandi Imana irabashakamo abanyamuhamagaro kuko twe ntituzahoraho, ntituzagumaho. Abajene rero nibo bagezweho ngo bazasigare bavuga ibyo twavugaga. Niyo mpamvu rero natanga inama mu rubyiruko n'abandi bantu bakiri bato, meme n'abakuze, kuko ijambo ry'Imana ntirigirirwa za bukuru, bagakomeza kuba inshuti y'ijambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana rero niho umuntu akura umuhamagaro, niho umuntu akura agakiza, kubera yuko riba rimushishikariza gukora ibyaryo. Ubu rero n'ubu ndacyasoma Bibiliya, wenda sinayitangira ngo mvuge ngo ngiye kuyisoma nyirangize, ariko burya gusoma Bibiliya neza ni ugusoma utajahagurika. Niba uvuga ngo mwuko kwezi nihaye intego yo gusoma igitabo cy'umuhanuzi Daniel cyose nkirangize menye ibivugwamo, ukagisoma wakirangiza ukavuti harya hose yawe buriya yashakaga kuvuga iki, ukabisoma. Ibyo udasobanukiye ukajya ubyandika, ubundi usoma Bibiliya ufite n'ikaye ya noti ruhande rwawe. Iki ngiki nzakibaza Kaneziyo, nzakibaza undi muntu mukuru, nabisomye ariko simbisobanukiwe. Kugira umuco wo gukunda gusoma ni ibintu by'ingirakamaro. Sibye na Bibiliya
hari n'ibindi bitabo by'amakomantere nyine y'abakomantateri batandukanye baba baragiye bagira icyo bavuga kuri Bibiliya. Ibyo nabyo ndabikunda. Nk'ubu ndi kwigisha ibyo kugaruka kwa Yesu Kristo n'umuzuko w'abapfuye, kandi ibyo ngibyo mbifashwamo no gusoma Bibiliya n'ibitabo biyishamikiyeho, bigatuma amenya ibi byorezo byose, maze kwegeranya ibimenyetso bitari bikeya. Hari bigaragaza ko Yesu azaba ari hafi yo kuza, maze kwegeranya ibibera muri Palestina, icyo Yesu yabivuze hari mu isi, icyo Zekariya umuhanuzi yabivuzeho mbere y'imyaka 400 ko Yesu avuka, ubuhanuzi bwa Danieli. Ibyo byose rero si ukubera teoloji, ahubwo ni inzara n'inyota, ariko ukegerana bya bitabo ufite. Uzareba rimwe na rimwe hari n'abateolojiya benshi biga ishuri rya Bibiliya, ariko bajya kugaburira abantu ijambo ry'Imana bakarumanga. Ukagira ngo ntibigeze rwose bagera no ku ndebe y'ishuri. Kubera iki? Kubera ubute. Mudayimoni witwa bute ni mubi cyane. Hari televiziyo imwe ndi gutanga ikiganiro ku gitabo cy'umugenzi kuri izi mbuga nkoranyambaga. Nageze ku uwo mugabo witwa bute mu Kristo yasanze ahantu hamwe, muvugaho cyane, wenda muzahura nabyo ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, kugira ngo abantu basobanukirwe neza ijambo ry'Imana. Yesu aguha umugisha rero, murakoze rwose.